Mwongeye kwirirwa abakunzi ba chaîne yacu Teacher Eugene. Tugiye gukosorana ikizami cyakozwe uyu munsi tariki 24. Nkwibutsa niba utarakora subscribe bikore nonaha utazajya ucikanwa n'amasomo tubagezaho umunsi ku wundi. Gukora subscribe ni inkunga yanyu. WhatsApp yacu ni 0785235556. muramutse mugize icyo mwatubaza niho mwadushakira. Tukaba tugiye gukosorana rero ibibazo byakozwe ku itariki 24. Reka turebere hamwe rero ikibazo cya mbere. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Hano bakahita baduhereza ibisubizo tukarebera hamwe ibyo bisubizo tukaza gukuramo n'igisubizo cy'ukuri. A. Abanyamaguru. B. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Reka turebere hamwe ikibazo cya kabiri. Umurongo ucuyemo uduce umenyesha ahegereye. Umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Tukahita baduhereza ibisubizo tukarebera hamwe ibyo bisubizo tukaza kuramo igisubizo cy'ukuri. A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. Ahegereye umurongo ukomeje. C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Aho D, A na B, A na C nibyo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri ni C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate. Ikibazo cya gatatu. Iyo umuvuduko w'ikinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ahateganye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni ryumvikanira mu ntera zikurikira. Tugiye kurebera rero hamwe igisubizo cy'ukuri muri bino bisubizo baduhaye. A. Metero 100. B. Metero 200. C. Metero 50. Reka turebere rero hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni metero 50. Niho iryo honi rigomba kumvikanira. Ikibazo cya kane. Iki cyapa gisobanura iki? Iki cyapa mubona gishushanyijemo inka. Reka turebere hamwe muri bino bisubizo baduhaye tuze kurebera hamwe igisubizo cy'ukuri. A. Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D. Akayira k'amatungo. Kigaragaza akayira k'amatungo. Ikibazo cya gatanu. Mfite uburenganzira bwo gutambuka muri iri sangano. Reka turebere hamwe rero ibisubizo baduhaye. A. Yego niba ukata ibumoso. B. Oya niba ukata iburyo. C. Yego bitewe n'aho ugana. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C. Yego bitewe n'aho ugana. Icyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya gatandatu. Igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe ukibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba. Reka turebere hamwe rero ibisubizo muri bino bisubizo baduhaye. Reka turebere hamwe igisubizo tuze kurebera hamwe igisubizo cy'ukuri tumaze gusoma bino bisubizo. A. Gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi. B. Kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore. C. Funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe. D. Kubibutsa kwambara umukandara
wo kwirinda ibyago. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, kwibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ikibazo cya karindwi, ni ikihe cyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga yinjiriramo iyo ageze aho banyura bazenguruka? Turebere hamwe rero ibisubizo baduhaye tuze gukuramo n'icy'ukuri. A, ibumoso. B, ibumoso gusa igihe uyobowe n'ikimenyetso kimurika. C, iburyo cyangwa ibumoso. D, iburyo. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni D, iburyo. Ikibazo cya munani, amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga. Ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Reka tureberera hamwe muri bino bisubizo baduhaye tuze gukuramo igisubizo cy'ukuri. A, ni metero 100. B, ni metero 75. C, ni metero 25. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni B, ni metero 75. Ikibazo cya 9, yo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Reka turebere hamwe ibisubizo tuze kurebera hamwe igisubizo cy'ukuri. A, inyuma ni amatara abiri atukura. B, iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburambarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 10, iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo by'inyuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Hano hari ibisubizo duhaye rero, reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. A, imashini zihinga. B, ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni A, imashini zihinga. Ikibazo cya 11, ku binyabiziga cyangwa ku binyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ka turebere hamwe ibisubizo baduhaye, turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. A, by'inyuma metero 3. B, by'imbere metero 270 na santimetero 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
turebera hamwe igisubizo cy'ukuri ni B. Iby'imbere ni metero 2 na santimetero 70. Icyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 12, uretse bibonewe uruhushya usibye bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoruke mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ibinyabiziga bya polisi. B. Ibinyabiziga bihinga. C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Icyo ni igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 13, gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhusa uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: A. Metero 50. B. Metero 25. B. Metero 35. C. Metero 25. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri ni santimetero 25 gusa. Ikibazo cya 14, ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: A. Amatara 2 ndangaburambarare n'amatara 2 ndangamubyimba yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B. Utugarurarumuri 2. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 15, birabujijwe kongera ku mpande z'ibinyabiziga zigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira: A. Imitako. B. Ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 16, ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa ibiranga ikinyabiziga bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa inshingano. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu minsi 5. B. Mu minsi 8. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turebera hamwe igisubizo cy'ukuri ni B. Mu minsi 8.
Ikibazo cya 17. Iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igendwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe: a. kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, b. guhagarara aho bageze, c. koroherana, d. gukuraho inkomyi. Reka turebere hamwe rero igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni c. koroherana, nicyo gisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 18, iki cyapa gisobanura iki? a. uburenganzira bwo gutambuka mbere, b. uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, c. ibyago imbere mu masangano y'umuhanda akwegereye, d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni a. uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ikibazo cya 19. Mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? a. mbere ya buri koni, b. muri buri koni, c. nyuma ya buri koni, d. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri mbere ya buri koni. Ikibazo cya 20. Ntibyemewe gukoresha telefone: a. mu biro bya leta, b. mu biro bya polisi, c. igihe utwaye ikinyabiziga, d. ibisubizo byose ni ukuri. Reka turebere hamwe igisubizo cy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni c. igihe utwaye ikinyabiziga. Amahirwe masa.